nyine nje nago nitse kana gatipe mani kikubise makeup kameze neza gafite yari yambaye amaperike man. Oh my god, namukobwa nayigize mbona usanga yiga rero kamasetse mu tipe yanyeretse ifoto yiga muri phone ye yavuga ataka gakobwa ahubwo ngo bita pass ndabura bro ngo wanzo gure byere gura byere yakora ari ibiki none bro n'ubushit n'umwanda urumva bundi ni bashaka kwimenya neza bafate bible basome muri Matayo 5 harimo ibyaha bundi bagomba umuntu agomba kwirera hanzo gute muri Matayo ni 6 haravuga ngo urumva watubwiye minisitiri w'intebe yitwa gute sha bega ikibazo minisitiri w'intebe ajya gatabaza kuri oye mbwira gatabazi na kuri turabasuje tubahaye ikaze mwese mukomeje kucyara ibiganiro bya Ange TV show nkuko mubizi ndabakunda cyane reka nanjye bavuga ko mbakunda cyane kuko mukomeje kunyereka urukundo reka tuza abantu bose bari mu majyaruguru majyepfo iburasirazuba ndetse n'iburengera bwaryo nabwo twakibagirwa no mu mujyi wa Kigali kubera yuko ariho duherereye. Oh my god, abantu bose bahora batwereka ko badukunda bari Burundi turabasuhuje ndetse n'abantu bari hanze y'u Rwanda muri rusange mumeze muti ndabasuje cyane. Ni Ange nk'ibisanzwe nkuko muri kubibona, hanyuma rero twagarutse na another banger nkuko muri kubibona. Rero ntabwo ndi jyenyine, ndi kumwe n'umuntu Saju nadajye kuvuga ati ndi kumwe n'umuntu ngiye kuvuga ati n'umujama murabibona ariko nibatekereze ejo bundi hari ikiganiro nakoze ndavuga ngo Ange yabonye umugabo. Hari imiti bari bamaze iminsi berekana muri komenti ngo umuntu ngo wabuze umugabo ngo ubuntu byageze gutya gutya noneho byavuye ku yakanyabugabo bageze kuyababuza abagabo abakobwa bose bagumiwe abaki. Ubwo rero sinzi ayo rero turi kumwe na Saju nko kabyivugiye, reka muhe ikaze mu kiganiro ubundi dutangirane. Ariko reka mbanze nsubiremo ukuntu uvuga chano ya Ange TV show. Uratangiye kandi ndetse bisanzwe ngere subiremo ni Ange TV show. Ange TV show turabakiriye bakora subscribe nk'ibisanzwe babanyere ku rukundo nyababwira ngo show me love. Ariko baze nk'umuntu utarabikora sinzi rwose afite ikibazo sinzi rwose. Anyway nishimiye ko mu ikaze kuri Ange TV show. Yes, ni iby'agaciro cyane. Amazina nk'ibisanzwe ni Saju. Ariko ngo ndagukoresha Saju 250. 250 ni code y'u Rwanda. Okay. Nda project presenting Rwandan. Yeah. Okay. I see you blow. Ni Rwanda, do umunyarwanda pire. Complete Rwandan. Aho. Wari umeze tese ho? Shamba meze neza cyane. Twaraburanye. Igihe kinini ariko unagarutse ndahari mu wagarutse ibintu ni sawa cyane. Uzana iki abanyarwanda zongo nzanye ibintu byinshi cyangwa nawe uje kunyereka imiti ntago ngo ibiti ngo y'abagabo shara umuntu nyine wagiye muri komenti arandika ati hari ukuntu umuntu aba akubwira courage turagushyigikiye, undi we yaraje ibyo ngibyo ntago abyitayeho, icyo ashaka no kwamamaza imiti yiwe. Hanyuma imiti yose ngiye narayisomye yose uzi umuti wankuyeho ngo umuti wo gushakira abakobwa abagabo n'abakobwa bagumiwe. Ubwo se iyo miti barabatipe nuka bamenyere bagira ngo n'imiti ngo ivura indwara zidakira. Ibyo wenda nta wamenya kuko indwara zidakira kuri indwara zidakira banarije ntizinakira baravuga. Ubwo kugira ngo bavuge izananiranye bavuga izidakira. Abo bantu rero bakorera miti nago bati ni nka babandi bakora umuti w'imbeba. Urumva ni gutari umuti w'imbeba kandi urayica. Si ikibazo niko hari umuntu wigeze ubona ucuruza imiti se cyangwa hari umukobwa wigeze kumva avuga ati reka njye gushaka imiti ndebe ko nanjye kabajama barayihiga to none se ubundi ko bavuga ubundi nta musore ugumirwa we. Umusore ugumirwa abaho bavuga ubundi musore ugumirwa cyangwa baratubwira umva mutipe aragumirwa kubera impamvu ni babyita kugumirwa se cyangwa oya ntago birasaba byita ntago mutipe agumirwa aba yarifashe Joseph se yari umuhungu. Hanyuma se
ahubwo iyo habuze mura igiceri cyabuze. Ese ubundi kugira ngo bavuge ko umukobwa yagumiwe ni imyaka ingahe bashaka kuvuga ngo yaragumiwe? Ese ibintu byo kugumirwa wowe Sajum ngaho mbwira nyine nawe ni wowe ku giti cyawe kugira ngo uvuge ngo umukobwa yaragumiwe ni imyaka ingahe ku buryo umukobwa bavuga ngo yaragumiwe? Duhereye ngaho uri muri range y'imyaka ingahe? Sinkubajije imyaka yawe. Oya nagiye muri range ingahe? Namukobwa ujye uvuga imyaka uri hejuru ya tarani menya ko waraburije mwana. Icyo gihe ahubwo ugomba kuza niwe ugomba kuza kunywa. Dekasi uravuze ngo abahungu hejuru ya tarani waraburije. Ubwo ushatse kuvuga yuko abakobwa b'imyaka 30 kuzamura aribo bagiye kuzaza bakwa abakobwa yahuze witota yahuze bari yahuze ubutaye agaciro se bumva yuko sinawagura ngiye hari abantu nzi b'abakobwa kandi bafite imyaka 30 kuzamura babona n'abagabo kandi bakabakwa. Oya ntabwo abakobwa bagakwa abagabo. Oya na ibyo bintu ntabwo mbizi kandi sinemeye na Oye rigara ukuntu umukobwa w'imyaka 30 araza akavuga ati njyewe shiri mfite amafaranga sibyo noneho nimba warabuze inkwano n'iki reka ngiye nkukubita ibiceri tugende home urumva abo yanayakuye iwabo ahubwo yabwiye iwabo ati ngiye nkubita amafaranga akagenda kureba umuhungu. Ibyo bintu se abasore ngo muri no minsi niko mumeze ngo muri gushikenera abakobwa n'abahungu wowe mu kihe cyiciro? Njyewe ngenda cyane umusore. Niko uracyari umusore nyine ngenda ndacakora mariage externe. Reka se externe na interne ntabwo happy boarding. None se kuki mwumva yuko umuhungu bajya gukwa mwana nakareka bro ntabwo nakemeranya nawe gute umuhungu bajya nyine gute umuhungu bajya kumukwa gute? Okay jenzi barumva se uba wumva waba umugabo mu rugo bigakunda kumukwa gute? Nyine icyo gihe hari abantu bita ose tubivugera ariko ni mu kinyabupfura ntabwo ari ijambo ribi bita irakiza. Irakiza abasore Imana irakiza atagira oya reka nkubwire hari ukuntu ngo abasore musigaye namwe ngo mutagishaka mukabona ngo reka ugasanga nk'umuhungu cyangwa se umusore yanze gukora cyangwa se yanze no gushaka akeneye nyine ari gushaka ngo abakobwa bafite amafaranga. Abahungu zikundo bateguye reka se niko bimeze se abahungu barateguye nawe niko bigiye kugenda ngenda gushaka rari urumva ugicana cyanjye tuzajya tumeze turi good. Hanyuma uzatushaka umukobwa uri hejuru y'imyaka 30 se? Shabwo 30 koko banje hejuru y'imyaka 30 kubera si yabakuruta se? Barashaje yabakuruta yabakuruta ntacyo reka tuve kuri iyo miti wenda sizi reka tuve ubushize twanayivuzeho abantu bagiye banatubwira ati baratubeshya iyo ni imitwe nanjye ntabwo nemeranya nabo kuko nemera yuko umugabo muhabwa n'Imana. Umugabo muhabwa n'Imana anyway ni zino nguri kumva ziri mu miguruko mwino minsi urumva umva umugore yakwisa umugabo yakwisa umugore babicanye ibiri guterwa n'iki n'ibyo bintu by'imiti wizeye ko imiti ari kubakira urugo gute se? Ese imiti ntabwo mba ndi kubyumva twarigiye mba numva ari nka filime ni gute ubundi baguhereza imiti ngo wubake gute se? Urayisiga nyine reka nk'urugero kankubwira umukobwa umugore yari afite umugabo urumva umugabo agahora amukubita uko atashye akamukubita uko atashye akamukubita umugore agana n'abagore bagenzi bati urabizi abagore ukuntu baganira ngo ngiye uzaze ngo ujyane ahandi ahantu bagukubite dawo bagukorera umuti baragenda umupfumu arangije amubaza imibanire we n'umugabo we arayimubwira n'ukuntu bahora batongana n'ibyo bapfa. Umupfumu burababaza ubwenge wenda abapfumu ntabwo mvuze ko hatabaho abanyabo ariko hari abapfumu bose agendera ku bitekerezo byawe uko witapaguye mbere na mbere umuntu arakubajije arakureba akabanza kugusubira mu mutwe arakubajije ngo urabizi kwenda ko umuntu wakuyemo nk'inda ashobora kutabyara sibyo arangije arakubwira ati wigize ukuramo inda iyi nayikuyemo kangahe gatatu urumva urabizi hari abantu baba bafite printer muri bo ngo no guprintinga yaprintinze gatatu urangije avuga ati ndashaka kuzabyara ntago mbyaramuranye n'umugabo imyaka 10 ntabyara umupfumu arakubwira ati rero kugira ngo uzabyare biragenda gutya na gutya sibyo impamvu utabyara ni kanaka undi muntu bafitanye ibibazo muri karitsiye kuko aba yamukubajije kanaka niwe gukorera ibi ngibi wowe
ukagenda ushyizemo ngo kanaka ni undoga Niwe, gutya na gutya urwango rukatangira. kandi wowe warangije kumubwira details zose ibintu byose babimubwiye. rero ibyo ngibyo ndabisanisha n'iki urumva hagiye twari kuvuga twari turi kuvuga ngo imiti bahabwa bayikora mu bapfumu ibintu nk'ibyo. nagira ngo mugarure muri mood wumve ikintu ushaka kubwira nugenda wiringiye imiti uzaseba bro, uzaseba ejo muraguruka murarwana urajya no mu buri byange nuteka ibiryo umugabo yumve birabishye umugabo mwemurana nuvuga ngo uri kwitera umwaka bo ntabwo bizi ariko reka tubiveho gusa icyo nzi cyo nuko ngiye umugabo umugore umuhabwa n'Imana ntabwo umuhabwa n'imiti ntabwo umuhabwa ariko nawe ushyiramo uruhare nawe ubishyiramo uruhare kuko ntabwo uragenda mu muhanda utoragura ngo Imana ngamaye umugabo wapi uragenda ase bano bakobwa turarana mu tubari dusangira inzoga n'itabi urumva baba bumva ari ndo zabarongora ese waramugana arakabijya na mutipe uri munoza uhora mu kiliziya mu rusengero mu cyumba cy'amasengesho ako kantu gasubiremo nago nkumvise neza tangira kwibaza reka tubaze umukobwa uhorana n'umuhungu mu kabari urumva kuwa mbere kwa kabiri kwa gatatu kujya ku cyumweru wasangiye inzoga n'itabi yumva ari ndo zamurongora umva ari nde umva ari nde ni diakoni hanyuma abahungu birirwa mu kabari rero abahungu birirwa mu kabari buri abahungu baza ubwenge Tigute. Umuhungu aragufata ati anje meze bite nisa amakuru ni meza nakwishimiye. Nanjye nakwishimiye. Baguhera imwe sheri. Kagukaraga round ya mbere, iya kabiri, iya gatatu. Wagahita ugati iki ni igitega ahubwo nta umutipe ahita ugati iki ni igitega. No kuvuga ngo mwe bivuze ngo ndagenda nkube urumva ngo nugukora cyangwa gukuba no kuvuga ngo nugukora iki? Gucoca. Gucoca no gukora iki? Gukoma. Umva turi gukurikirwa n'abantu bagiye batandukanye dusobanurire neza gukoma gucoca niki? Gukoma gucoca byose ni kimwe. Okay. Turagenda nitwinjira mu cyumba dukore. Okay. Okay. No. Tayari ngiye ku ibintu wanyeretse mu kabari. Cyangwa ukuntu wanyitwaye ngo wigize last. Nagara abakobwa. Umuntu wese abantu benshi bakunda gushaka kuba bahatana imbere y'abantu. Ese wenda reka ntaguce mu ijambo uravuze ngo tujya ngo mu kabari ngo tugahura n'umukobwa ngirya mbere ngirya kabiri rya gatatu ubundi tukajyana. Ubundi wizera gute umukobwa uhe nawe bwa mbere mukahita mugenda? We nagumvise nge nagwa urugero ntago navuze tukajyana urumva ndavuze abakobwa duhura mu kabari turahuye wowe duhure mu kabari ndaguterese sibyo ngugura icupa rya mbere irya kabiri irya gatatu urumva irya kane suri no gushyiramo tamoro basi mu by'ukuri sunzi ndagutahanye mu by'ukuri wumva nakugira umugore si ikibazo ngo tubwire abakobwa nibo bari kwishyira ku karubanda nibo bari kwica bari kwica ntabwo ariko umutipe w'ababizi ko umukobwa nubwo yamurya amafaranga miliyoni cyangwa miliyari ababizi ko umukobwa adashobotse yego ntagashobora n'ukuvuga iyo mugiye gushaka ntabwo ureba babandi mwasohokanye ntabwo mureba babandi bari mu kabari mujya mu rusengero akaba ari mu mukoro none se mu rusengero ho urusha neza ko abariyo bo ibyo batabikora reka bashobora no kubikora bihishe abatipe benshi ashaka umukobwa yamwizeho neza 100%. kurusha kudetingana n'umukobwa imyaka 7 wajya gushaka ugashaka umukobwa mukundanye amezi 3 ahongo nikosa ariko bibaho ndibutsa ari umujamo wanjye byabayeho ariko nawe yazize hari abatipe bumva bakunda udukuru nyine ubundi tumenyereka abakobwa bakunda inkuru bakumva ndaguteranya siyirebere hari umutipe nzi byabayeho inshuti yanjye yakundana n'umukobwa imyaka 7 and then nyuma ahaza uwo mukobwa yari afite inshuti ye batangira nyine atangira kujya azamubwira ngo sheri wawe gukena gutya ko sheri we yari afite famille Kampala yajya Uganda banabivuganye n'umutipe rero muhaye n'amatike banakomunikana byose abizi neza ngo bagiye ngo gutega Uganda ayo magambo bambukira arayumva biza kurangira kukanye wa mushuti wo ngo uzana amagambo barabana ariko nabo ni imiguruko ni hasi hejuru uzi ikibazo cyase kiba uwo mukobwa wundi bakatiye ise rwara depression
nawe itashaka umugabo adakunda urumva ubu nabo bari mu miguru urumva ikibazo cyavuye ku muntu umwe ariko iyo waza kwitonda akamakinga show umukobwa ukuntu ameze nyine akabikurikira neza ko yarasanzwe amuzi igihe kinini urugo rwawe rwari rumeze neza ntabwo byoroshye cyane akenshi nkunda kuvuga ngo ibibazo tubamo nitwe tubikreye ntabwo ibibazo ari byo bituzira mu buzima nitwe tubikreye okay hanyuma rero urakoze cyane kudusangiza cyangwa se kudushinga inkuru hari ikintu nshaka kukwereka ni video imaze iminsi trending kuri social media aho nkwereka agace gato ubundi nkubwire uko byagenze then utubwire wenda uko nawe wabashije kubyumva like ningi ntabwo bino bintu bibaho umutipe arifata konka ibazo uri konka ariko undi konka iyi sura yanjye bibaho cyane nese ubona ko byabayeho nyine use tuvuge ko ari montage reka tubisharinge n'abantu wenda turaza kusa gushyiraho video kuri screen zabo n'umugabo n'umugore barabana uriya se n'umugore we babana n'umugabo n'umugore baranabyaranye bafite n'abana so bafite abana batatu niba ntibeshye bafite abana batatu ariko hari n'uri kwibere bagiye muri trip bagiye gutembera nk'umuryango hanyuma rero umugore agiye ntabwo of course hari igihe musiga abana hari igihe biba ngombwa ko musiga abana n'uwo ari kwiberera arasigara mu gusigara rero bageze muri trip hari ukuntu umubyeyi hari igihe amabere yari konsa cyane amabere amashereka ashobora kuba menshi mu ibere kubera ko atigeze yonsa umwana so yari yibagiwe akantu rero kamukama amabere cyangwa se kamukama amashereka biba ngombwa yuko rero iyo bibaye gutyo umubyeyi arababara yababaye rero abona nyine nta kundi kuntu yabigenza umugabo we yaravuga ati nta yindi solution reka ngufashe arangije mu kumufasha bwa mbere aramufasha ko urumva ku munsi ukurikiyeho ntabwo yahise asubirayo basubiye mu rugo n'ubundi bwa kabiri aramufasha birangira nyine umugabo bibaye akamenyero banasubiye mu rugo umugabo rero akomeza kubikora ubu umwana afite ibere rimwe n'undi afite ibere rimwe oya Mane na mahano gute gute ibazo ariko ifata isura yanjye ndi konka amabere y'umugore harimo n'amashereka ubwo umugabo yaravuze ati n'amashereka araryoha numva nta kibazo binteye n'umugore avuga ko nta kibazo kimuteye uwo mutipe wasanga afite ikibazo cya minsi 1000 batubwiye akaba atarayubahirije akaba ari kuyifiringa gute nose suzi ko umwana ugomba konka iminsi 1000 rero ari kwigaruza wowe ntabwo wabikora se inde umugore wawe sindika wasinje yari yasaze se cyangwa mani ubwo n'ubusazi uwo mutipe ahubwo afite ikibazo mu mutwe ahubwo bashatse bajya kuvuza hakiri kare mani ibaze mu kanwa kawe uri kumva amashereka wese amashereka once urayibuka ku buryo uramutse yanyweye wenda byibura byo bishobora kuba nonese uwo mugabo aricara kumva ari umugabo uriya mugabo ari proud yabyo abikora nta si ntabwo wabonye video ari proud yabyo nyine ndi kubibona ari proud yabyo urumva ariko se iyo ari kuryonka n'umwana akaza kuryonka nta pfunwe agira we yabyivugiye yuko bakigera mu rugo urumva ikibazo cyari cyarabaye cyararangiye yakomeje kuba yagira gute nyine urumva we kubera ko ari umugore yakomeje kumva yuko nyine nta kibazo agakomeza ko nk'umwana akumva nyine ni byiza cyane ayo namahano gusa mu minsi ya nyuma nkuko bivugwa muri Bible tuzumva ibintu bitigeze bibaho ibyo biri we ushobora kubikora uwo sinye niki wabwira uwo mugabo umva nkubwire niki umwana w'umugabo ni umusazi ahubwo ntibakurikire bareka adafite ikibazo nta kibazo afite kuko ibyo biranasebetse ariko si ibyo bintu birarenze man birarenze na kwa kundi umutipe yonka ajya ku mabere y'umukobwa nabyo mba numva ari ibintu bitabaho none nise ari umugore we yaramukoye ubyibuke
Ese yamukoye kumwonka Mubyakoye konka ntago birimo umutungo ntago arimo ari wowe n'uw'umwana urumva ahubwo ari kuhohotera umwana ari kumuhohotera kuko umwana nabura amashereka kwanza azajya yabura akureba ikintu cy'ikigabo kinywa byere ya mbere mitsingi ya mbere imwe nini gara kigakubita ya kabiri kigakubita ya gatatu kiri ku mabere y'umugore nokereka imbo umugore wenda afite nabigenje akaba yonka niba ari inkuru yavugishije abantu ku mbuga nkoranyambaga niyo nkuru irimo abantu bamaze kuba mwabasazi abantu barumiwe baravuga ati uyu mugabo noneho niba ari no gusara sinzi ibyo yamenya yasaza ahari ariko nanjye simba ndi kubyumva pe abantu bamaze kuba nk'abasazi pe ahandi usigaye usanga ariko reka nkwereke nk'urugero nimba wumva umutipe aryamana n'undi mutipe mugenzi we urumva umukobwa akaba ari kumwe n'umukobwa mugenzi we urumva ni hehe ubundi abagabo batazonka bamungana ni ikibazo ese ntabwo ushobora gutereta umuhungu mugenzi wawe niyo mbabonye narinje okay niyo mbabonye nje numvise semenyeshe pe none se nkubwiye sa Drew be honest sibyo nta musore wari wakwandikira cyangwa muri mwahura ngakubwire ngo nagukunze byambayeho nje nigeze kugwa mu gaco k'abatinganye nakaguyemo nanjye biranangaza pe byagenze gute umunsi umwe areba njye mu buzima busanzwe ni umufotogarafe ushaka igikoresho nka kamera cyangwa igikoresho kijyanye na photography cyangwa video hari umuntu ukubwira ati nshakira kino gikoresho nivire mu mujyi mvuye gukora deal yanjye imeze neza nkuyeho ibiceri byanjye ni kamera y'ingurishije mfiteho sa 50 zanjye ndi kumanuka ngeze mu Kiyovu ari muri covid ngeze mu Kiyovu mpagarika nimanukire gake nze kugira ngo nze kuryama ndohoke nyine nze kuryama numva naniwe nsinzire umutipe arampamagara WhatsApp bro bindi by'abajama WhatsApp amakuru ni meza uri hehe se njyewe ndi kuva mu mujyi ngeze mu Kiyovu bojingo hano hahiye hakishira bizi ndavuga ati hahiye ngumva se ngumbabaruze hano hahiye ngo none ngo ari n'icyana ngo cyarebye ngo ifoto yawe kiravuga ati ngo uyu mutipe ngo utamumpashe si bishoboka ndamubaza icyo cyana rero kirashaka kongera ntago ari ngero kigi ngo yungwina ahubwo mbabariro banguka moto yarenzanye mu rugo nari bwati moto tugere mu rugo nambare sandari nkwitumwe n'agakabutura twikoze mu gatenga mutaretse ngaye nubwo guciririkanya ubwenge bwawe bwagiye iyo hajemo abakobwa rega batipe ubwenge wita kugenda shaka gusa n'umuntu ukunda abakobwa ariko n'ubundi ese ko nibo batubyara wabangereke abakobwa n'abana beza ibaze umukobwa ushaka kugushima mu bwanwa ukamuha inzu ya Land Road ukamusinyira ubwo mba nikojejeyo nigero nsangayo umutipe nsangayo umutipe ariko ntabwo nzi ko ari umutinganyi ariko hari abatinganyi hari n'abari bisexual we hose ajyayo umutipe mageze nsange cyane cyane cya fresh gifite ngwe za danje ngwe bivuga iki gitunguru cyakoze fresh tubwita ubugari gifite ubugari ubwo ndamubwira ndasuhuza umutipe mukubita peace bisanzwe beba ngo ndavuga ati ni sawa nsangana n'abandi bantu bahari tunywa byeri zaje zihari muri firigo umutipe arangije ati tujyara hepfo rero hari abashuti bacu bakoze show ya danje turagenda wa mukobwa turi kumwe gutya mana yanjye twaragiye tukicara mbona karakajamo gateye neza gafite akoze umujamatera neza gute urumva gateye neza kagakara gikara kiri naturel ambwira ukuntu umuntu urumva kambaye gabo agakora kagera hano wa mukobwa nese nanjye kwegera hirya
ni wowe wamukunze nese negera hirya oh my god urumva negera hirya karaza akicara ku ruhande kuki wegeye hirya ubwo nawe wari wamukunze nyine nje nago nzi kari agatipe mani kikubise makeup kameze neza gafite yari yambaye amaperike man oh my god nta mukobwa nayigize mbona usanga ndangije karaza kanyicara impande kanzanira akarahure karimo akarikeri nsomaho abagati ubundi ubuzima n'ubu ngubu wa mujama aramurabura turamujama rero nimba yaramuraboye avuga ati nyine twaragiye duhagarara hanze kuri bariko tutera story bazana cyo kurya turarya bari batetse fresh naribi nyumva yari show katangira kunkora mu bwanwa iki wa mujama arasohoka ahita ambwira ngumva sinzi ibintu yamwongoreye gahita kagaruka karanje karavuga ngase ngo udufata gute nagase mwande twebwe agase mwebwe bande ijwi se ryari rimeze gute yavugaga akajwi k'abakobwa neza pe nanano mutandukanye ngo wari wamwibeshyeho kari umukobwa karangije ngo nyine nge wumvise ibintu byabatinganye ubyumva gute ndavuga ati umva nkubwire njyewe kuba uri umutinganye ibyo ni ibyawe ariko ubinzanyeho nanakuniga cyangwa nanakwica nanagukubita ikintu cyose mfite ntabwo iyo mikino ajyanye ikintu nimba umuntu ari umutinganye ni umutinganye ku giti cye ibyo ni ibye ndabizi ko ari bibi tutagiye mu mategeko ya Bibiliya n'ibiki nk'uko byanditse muri Matayo 5 sibyo ntago nyine ibyo ngibyo ntago bindeba ibyo ni ibyawe Imana izabikoza ku giti cyawe ariko njyewe benzanyo bro itavuga tumva nkubwire cyane ibyana by'ibikobwa ni wane ni nyokora utavuga ati ngo none se ngo ntago wankunze se navuga ati njyewe navuga ati nawe sura umuhungu kumani ngo ntago ndi umuhungu ariko ngo navutse nyine ndi umuhungu ariko ntago nyiri umuhungu bitavuga ati nese numva niseseme nyinshi ndajya ku ruhande nitekerezo numva ibintu bimbayeho nafashe inzira bari banafunze kafyu yageze nemeye na igikondo n'amaguru pe boro ntago birabikora ntago biba byo ige aramutse ashaka kubwira ngo bigende ige mubona gute se ige rero kamasetse Mwitipe yanyeretse ifoto ya Yige muri phone ye. Ndavuga ati aka gakobwa ahubwo ngo bita pasi. Ndabura bro. Ngo wanze ugure byere, ngura byere. Twabaga mu gipangu kimwe no mu. Yige. So yiri kuvuga. Karaka gafite iminwa y'imikara, gafite n'inoza kujya kakayobe. Iyo kari kuri kamera ubona karenze. None ndangije navuga ati bro ndavuga ati babarira ariko uri kuvuga nkaho ngenzi sinzi impamvu ndi kugukeka uretse bumve se umujama arangije ndavuga ikimaze kunywera byeri ikigoyi boyo no umuhungu wa mugenga urumva tuzi na bya bitutsi by'abahungu yahise ndisha mama ngo ni umuhungu wa mugenga umubona gute se ubona ibyo akora ari ibiki mama bro ni ubushiti n'umwanda urumva ubundi nibashaka kumenya neza bafate Bible basome muri Matayo 5 harimo ibyaha bundi umuntu agomba kwirinda handitseho gute muri Matayo ni 6 haravuga ngo urumva nuryamana n'umugabo mugenzi wawe cyangwa umugore mugenzi wawe muzafatwe mwicwe niko havuga Matayo 6 Matayo 6 ibisho bingahe ntago nibuka igice ariko maho kuko muri Matayo ubundi Matayo 5 simpamvu avuga ngo uzumirwa nayirimo ahubwo harimo details y'amategeko y'Imana 10 nubona ubwambure nuryamana n'umugore wa papa wawe uzawambitse ubusa papa none se kankubwire biramutse bibaye ngombwa yuko uza kuza gukiza umuntu bakakubwira ngo umusheri wawe cyangwa se mushiki wawe cyangwa se wese umuntu ukunda bibaye ngombwa yuko bakubwira ngo umuntu ukunda araza gukizwa nuko uza kuza kuryamana n'umutinganye ntago ibyo bishoboka wabigenza ute ari we mutisi yapfa agapfa agapfa kagenda nabyo wakora nuko nabyo nakora uzi ko icyo kibazo wajije cyo ibibazo nkunda kubibaza nanjye ujye ukunda kubibaza
wanze ujye unkopera ndetse njye uzarebe inyikora amapranka na true for day ibyo bibazo nibyo nkunda kwibariza abantu ariko njyewe ntago mva nkubwire iryo kosa si ryabaho ntabwo ryabaho ntushobora wapfa nuko njyewe ngurokore njye nsigaza ubuzima bwanjye mu byago mw'iki gihe buri wese arirwanirira yirwanaho ibyo nta kibazo sister we yapfa narebe yapfa nashaka byumve nubwo yaba ari data cyangwa mama ntabwo njye nabo umutinganye ntabwo naryamana n'umuhungu mugenzi wanjye abatinganye none urabanga ndabanga pe ubangira iki se karabana okay njye ntabwo umutinganye mwanga kwa nibye ariko njye wenzanyeho cyaba ikibazo nta kibazo okay urakoze cyane turi kuganira na Saju ari kutubwira nawe uko abyumva nyuma ikibazo cyanyuma tukajya ku musozo Saju tubwire utuye mu mujyi wa Kigali watubwiye minisitiri w'intebe yitwa gute sha mbega ikibazo minisitiri w'intebe ajya gatabaza kuri oye mbwira wowe gatabazi nakora iki mbwira wowe mbwira sha nawe nzi rwose cyeke mbari gerageza kanomvera ubwo saba minisitiri bangaye minisitiri gatabaza ariko sinzi icyo akora okay twajya ku kindi kibazo tufite uturere tungaye hano mu mujyi wa Kigali uturere ni dutatu n'umujyi wa Kigali dufite uturere dutatu n'umujyi wa Kigali akahe n'akahe hari uturere dutatu Kicukiro Nyarugenge Gasabo n'utwo ngotwo n'umujyi wa Kigali uyu mujyi wa Kigali ntabwo ari akarere ni intara okay reka ngushimire Saju reka ngushimire wowe wemeye kuganira natwe reka nshimire natwe n'abakomeje kudukurikirana reka mbabwire yuko mushobora gukomeza gukurikirana ibiganiro bya Ange TV show kugira ngo mujye mukomeza kureba n'ibindi biganiro reka unyemerere dusoze rero Saju okay murakoze nishimiye kubana namwe kuri Ange TV show babwire bankore subscribe bakore subscribe n'ubundi se ko tutazikorera ahubwo se tuzazirya sizijya mu mutwe wacu urumva nibakore subscribe dukomeze twamamare yego murakoze cyane rero reka mbashimiye mwese mwakomeje kugena ibiganiro bya Ange TV show nakagaruka bye bye